Yesu nashimwe bakoze b'Imana bene data. Turashimira Imana ibanye natwe, turashimira Imana igira neza bugacya bukira. Turashimira Imana itareba nk'uko abantu bareba. Mu izina rya Yesu turashimira Imana iduhaye gushyitsa umwana ka 2026. Imana yo mu ijuru niwe ishimirwe, ishimwe kuko yabarinze, ishimwe kuko iturinze. Bakozi b'Imana, Imana izakomeza ibandindire muri byose mu izina rya Yesu. Icyo Yesu agutegeka cyose ukwiriye kugikora. Yagutegetse gusharinga ntabwo buri inshuti nk'ebyiri cyangwa 3 muri telefone yawe, wagakwiriye guha isengesho ukavuga ngo baragije Imana mu izina rya Yesu. Katwiragize Imana dutangira umwaka. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 12 kugeza 14. Haranditse ngo wirinde ntuzasezerane isezerano na bene gihugu ujyamo, bye kuba nk'umutego hagati muri mwe, ahubwo musenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Shera babaje, kuko udakwiriye kugira izindi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Imana itugirire neza. Haleluya. Aya ni amagambo Imana yabwiye Mose ubwo yamuhaga bya bisate bibiri by'amabuye, bya bisate by'amategeko. Haleluya. Iri kubajyana mu gihugu ariko irababwira ngo mwirinde. Dore mbahaye igihugu kirimo abahiva, abayebusi, abanyakanane, amoko menshi, amoko 7, ariko nyakuye mu gihugu kugira ngo bahe igihugu. Ariko muzirinde gusezerana isezerano n'Imana z'amahanga. Mukwiriye kuba nta zindi mana mubangikanya n'Imana ishobora byose. Uyu mwaka ndagira mbabwire ngo muzinyuke. Haleluya. Uyu mwaka Imana ishaka gukorana n'abantu bayo, ariko barazinutswe Imana z'amahanga. Ikigeragezo kiguteye cyose nukumve kuko kubona igisubizo ari ukurara wigwaniriye. Ingwara yose si kwikira uko wanyweye imiti utazi binani wagiye gushakishamo. Ikibazo uhuye cyose ntabwo ari ngombwa ngo bakubwira ngo ujye ugenda ukenyeye hagati, ngo ujye ugenda ukenyeye agahu. Uba wimuye Imana ifuha ya indi hora ukayizaniraho imana z'amahanga. Reka nkubwire, burya hari igihe umuvumo utaza kuri wowe ariko kaza kubawe. Hari igihe umuvumo ukureka ko wakuretse, ariko mubaho ukabura kuzerera. Imana aragira ngo mubwire ngo yanga umuntu ibangikanya n'izindi mana. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo mwirinde ntimuzasezerane isezerano. Kandi ijambo ryigeze kubabwira riravuga ngo ntimuzashyingirane nabo, abakobwa banyu cyangwa abahungu babo. Abakobwa banyu ntibakajyeyo, abahungu babo ntibakaze muri mwebwe. Ibyo ntibigakunde. Arababwira ngo ibyo ntabwo bikenewe. Haleluya. Hano aravuze ngo mwirinde gusezerana isezerano na bene icyo gihugu ujyamo. Igihugu Imana iri kuguha ntuzasezerana bisezerano. Amagambo nk'aya ngaya yashakaga kuvuga ngo burya uwo mudahuje ntabwo mubana. Nkurikira ntabwo umurokore yabanaga n'umupagani. Ntabwo byabagaho. Iyo wabaga umupagani washakaga undi mupagani, waba umurokore ukabona ushaka undi murokore. Ariko si umurokore urera n'umupagani. Urumva koko Imana ebyiri zizakorana? Ntabwo bibaho. Hari ibintu ukwiriye kubanza ukirukana muri wowe, ukabanza ukirinda. Igihe cyose ufite umwuka wo gukundwa n'abapagani uri umukirisitu, jya umenya ngo ufite umwuka utari mwiza. Ntabwo Imana ishingira uwo mudahuje. Ntabwo bibaho. Musengere basi abanza ahinduke. Ariko ibintu byo kuvuga ngo Imana ngo yamuje na runaka, uramworara w'inzoga wewe kuva mu bwana nta nzoga uzi, urumva uzajya urara hagati y'umuntu ufite umwuka w'inzoga zinagukubita umwuka mu nda hagacurama inzoka zigacurama. Kwirinda byagiye he? Ku muntu yasaga akakubwira ati ndashaka kugira ngo tubishuke ukamubwira ati hoya, ariko kwirinda kwagiye.
buriya ibintu byinshi mubona nibwo hari ibintu byinshi bigenda biba uruvange bituruka kuko abantu bagendana badahuje, kwizera kudahuje, imana badafite imana imwe. Umuyabara umukobwa agera mu rugo afite imana ye, umuhungu akazana indi mana ye, zikaba ebyiri zikaba mu nzu, ntabwo byakunda. Imwe irasohoka hasigara indi. Kandi agira mbabwire ngo hari imana y'amahoro. Iyo dusenga n'imana y'amahoro niyo igenda mbere, iravuga ati rwose ngewe ngiye rutarakubita. Kubera iki? Iyo mana iravuga ngo mwirinde, ntimuzasezerane isezerano nabo, ntimuzashyingirane nabo, ntimuzasangire nabo. Pawulo yandikira Abakorino, hari ijambo yavuze, aravuga ngo, yavuze amagambo ndayakunda, arababwira ngo umva, simvuze ko mudasangira, ko mudaterana n'abasenga ibishushanyo n'abasambanyi n'abaki, ariko mbabujije kuzabita bene so, kuko abo ntaho muhuriye. Mwene so n'uwo muhuje kwizera, mwene so n'uwo musangira umubiri. Abahugura bakozi b'Imana nimwongere mwirinde. Uyu mwaka ndagira mbabwire ngo ni mwirinde ibigusha, ndagira ngo babwire hari ibigo bizatangiza umwaka. Ubu utaratinyutse ibyaha kera, ariko umwaka uvuga ati siranze ko nzagera, aho kugira ngo ushime Imana, unezezwe n'Imana ikuhaye uwo mwaka, ahubwo unezezwe no gutangira kunezeza umubiri ukora ibyaha. Yesu ari kumusaba, iyo zimaze kukubera umutego zituma utajya mu igihugu cy'amasezerano, ntabwo ukikigiyemo, kuko zakubera umutego. Zazindi musenga abantu basenga bareba, ni umutego. Imana tuyizera tutayireba. Ntabwo ariyo tuvuga ngo tuzareba hariya ku gikuta, ngo tuzayireba hariya. Cyakora Pawulo yongera kwandika, yaravuze ngo tuzamureba ariko so ndamwitegereza ari hafi. Nzamureba ariko so, ntabwo kureba Imana ari amaso y'umubiri azayireba, n'andi maso uba ufite. Ageze umurongo wa 14 aravuga kuko udakwiriye kugira izindi mana usenga. Nta zindi mana ukwiriye gusenga. Mu gusenga mu mikorere yawe, nta zindi mana ukwiriye gusenga mukozi w'Imana. Nta zindi mana ukwiriye gusenga muntu ukunda Imana. Ibibazo ntibikagucange ngo ubone kuko hari Imana ukwiriye gusenga. Intambara ntizikakugereho ngo ubone ko hari indi Mana ukwiriye gusenga. Ahubwo ukubonye uburyo uryo usenga Data wo mu ijuru, kuko ni Imana ifuha. Yaravuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ubuvivi. Imana iyo yarakariye umusozi wawe, yarakariye umuryango wawe, ikavuga ngo mwaranyimwe, iyareka ibyagutinyukaga byose bikagutinyuka, ibyagutinyaga bikagutinyuka, ibyo watinyaga byose nibyo yohereza. Kuko buriyizi ikintu utinya. Iyo utinya kurwara, yohereza indwara zikisukira. Iyo utinya inzara, yohereza inzara ikisukira. Iyo utinya kuvugwa, yohereza abavuga bakajya bagira bagafata n'amarikoti. Ntuzigere usezerana isezerano n'andi mahanga, amahanga utazi, amahanga utazi yaturuka, amahanga aturuka mu yandi mahanga. Ntuzasezerana. Umuntu mudahuje kwizera musangira mute? Musangira gute? Mu bishuti gute? Mukominikana gute? Kugeza aho mutizanya buri kimwe cyose. Uwo mubano wayo ufite gahunda ki? Imana ebyiri zikorana zite? Imana turengere. Uyu mwaka uzabe maso. Uyu mwaka ndagusabira kuzaba maso. Uyu mwaka ndagusabira kugira ngo ibigutinyuka bizagutinye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ndagira ngo nkubwire ngo usenga Uwiteka wenyine, kuko Uwiteka yitwa Imana ifuha. Numusenga ugasenya ibicaniro, ugasenya za Bayali, ugasenya za Dagoni, ugasenya ibyaha, ugasenya ibiri kukuzengereza, ugasenya ibyo wumvaga byagutinyutse, ndagira ngo ubwire ngo Yesu muzakorana. Ariko igihe utarasenya, nta na rimwe Yesu muzakorana. Igihe utarasenya,
izo nyabingi ngo uzisenye, izo karande ngo uzisenye, ntabwo bizigera bikunda. Kugira Yesu umubonane, kugira ngo Yesu umubane, ni ukubanza ugasenya. Ntabyo wimukanye. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ni njye Mana, siga so usiga ibigirwamana uzunkurikire. Tangira igice cya 15. Usige buri kimwe cyose uzunkurikire. Ntabyo wimukanye utasi, ntabyo wimukanye utangije umwana, ntabyo wimukanye uzanye muri uyu mwaka. Reba ko ntabyo wimukanye. Ukabura kwimukana ibyaha, aho kwimukana ijambo, aho kwimukana kwizera, aho kwimukana imbaraga, aho kwimukana amavuta, ukaba wimukanye ibintu byo kugambirira ibi gusa. Nta cyiza uri gupanga, nta cyiza uri gutekereza. Imitekerereze yawe yose niyo gupanga iy'ibigirwamana, iy'ibishushanyo. Data aravuze ngo senya ibyo byose, ukubure, utsembe ibibi byose byatuma utakira umugisha, byatuma uyu mwaka utazawusoza amahoro. Data akeneye abantu basenya mu izina rya Yesu. Nawe ukeneye gusenya, reka tugufashe gusenga Imana. Nta bintu wimukanye. Aburahamu ko Imana yamubwiye ngo siga, usige. Yaba so usige, yaba nyoko usige, yaba niba nabo muvukana niba n'ababyara bawe usiga. Kuriye gusiga kugira ngo wakire, kugira ngo usenge Imana rurema, ni ukubanza ukirinda imana z'amahanga. Zamana bakubwira ngo no umva ngo uri gukora diregiti, ngo irareba ikareba n'ibiri mu nda, ariko uzi ko hari ibyo barabanza kugukoresha by'imihango, uzi ko hari ibyo barabanza kukwaka by'ibitabo. Uzamenye ngo uyu muyimana uzanye izindi mana. Izo zindi mana uzanye muri wowe rero nizo zizagukoraho, nizo zizagusenya, nizo zizaguhindura kabarore, nizo zizaguhindura icyo utaruzi kuzaba cyo. Imana ni tudwanirire. Imana ni kadusenga Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese, Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye kuri Imana igira neza bugacya bukira. Iri jambo ry'uyu munsi riratubwiye ngo uri Imana ifuha, uri Imana ivuze ngo twirinde gusezerana izindi sezerano, twirinde dusenye turimbure izindi mana, ibindi bishushanyo ibitagira umumaro, ibitagira agaciro, dusenye dutembagaze. Tembagaje za nyabigiresha, tembagaje za karande, ntembagaje imbaraga z'umwijima, ntembagaje imbaraga z'amarozi, ntembagaje imbaraga z'abakonikoni, ntembagaje imbaraga z'abarangi. Mu izina rya Yesu, senya ibigirwamana, senya ibitavuga Imana, senya ibyaduhigaga, senya ibyasenye, senya ibyo Satani yari yavuze ngo twimukane. Umuntu wese arumikanye bitagira umumaro, umuntu wese arimukanye za karande, turamusengeye, ndamwingingira wari warazikiye ubutabazi, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Data, uri Imana ifuha, uri Imana, dukwiriye gusenga Imana yonyine. Nta zindi mana dukeneye mu maso yawe, dukeneye Imana ivuga, dukeneye Imana ikora. Mu izina rya Yesu twarakubonye ukora, twarakubonye dutambutsa, twarakubonye twambutsa ibiraro, twarakubonye twambutsa za nyabingi, twarakubonye dutambutsa ahakomeye. Watambukije abasore n'abakobwa, watambukije abapapa, watambukije abakuru n'abato. Haleluya. Imirimo wakoze tuyikusanirije hamwe, tukuramburiye amaboko. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe. Iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 turagushimye kuko ari abashyitsi uyu mwaka batari bazi ko bazahashyika. Bari bafite ibibazo, bari bafite intambara, bari bafite amakuba, bari bafite byinshi bibahiga. Akira icyubahiro Mana. Warakoze, wagize neza, warakoze kukuri Imana, warakoze kukuri umutabazi, warakoze kukuri umurengezi, warakoze kukuri umurwanyi, warakoze kuko ushoboye byose, warakoze kuko ufite imbaraga, warakoze kuko ufite ubutware. Warakoze udukize udutabare, udukize uturwanirire, utwambike imbaraga, utwambike ubutware. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, dutabara turengere, dutabara twicira abazimu, dutabara twicira za nyabingi, dutabara twicira abarangi, dutabara twicira karande, izo mu miryango, izo mu two tuvuga,
izaho aba bantu bavutse zita agaciro, izari kuzabica muri uyu mwaka, izari kuzabazanira umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu, zita agaciro, uzisenge mu izina rya Yesu. Aya masengesho usenze abe umugisha, ahindura icyerekezo, ahindura uburyo bwo gusenga. Urakoze Mana, urakoze Mana. Hari abo ugiye gukiza indwara, hari abo uvuye, hari abo wirukanye hose nyabingi, hari abo wirukanye w'abacwezi, hari abo wirukanye w'abarozi, hari abo wirukanye w'amahembe, hari abo uhaye umugisha mu kazi, hari abo uhaye akazi, hari abo uvuye indwara. Izina Yesu, uyu mwaka ni umugisha, uyu mwaka ni umunezero, uyu mwaka ni utangire, ukore operasiyo ku muntu wese. Urakoze Mana, urakoze kutanze umugisha. Ngaho ganza ku muntu wese, werekana ukuboko kwawe, werekana ubwiza bwawe. Umuntu wese uteze ibiganza niyakira umugisha wawe, niyakira umugisha wawe. Akira umugisha, akira umugisha Yesu atanga, akira umugisha utava ku bana b'abantu, akira umugisha Yesu aguhaye. Urakoze Data, urakoze kuri umutabazi, none iteka ryose niwe twizeye Yesu. Urakoze, amen. Umwaka